ako niki gituma utitaba telefone uzi inshuro nahereye nguhamagara umva reka mbabwire ibintu byanyu maze kubirambirwa ndarushye wongera ubyumve ngo ndarushye amafaranga nkiriya ngegera yimbwa ngo ni Fabrice intera akazi kagenda ibintu bye uzi ibihombo nahuye nabyo muri company yanjye abagise mabyo ntabwo nshobora kwihanganira cyangwa kwiyumvisha uburyo Fabrice ari umukozi wanjye akaba n'inshuti y'umwanzi wanjye kuki ibyo bintu mutakurikirana ngo mubimenye irashyano ry'umukobwa wanzaniye kuki ibyo bintu itabimbwiye ingwe mbwira inshuti we nkuko nari nabigusabye nkubwira ngo bambwire inshuti zigendana na Radjabu kugira ngo mbashe kumenya naho mufatira bikaba bigeze kuri isaha ese buyambona iyambona kandi mani shobora ariko uriya mukobwa nazanye n'umunyamwuga mabyo caca aho se nahita ngo urushyi wambabyo umunyamwuga wa hehe njye buranyinisha umunyamwuga wa hehe utini ntabwo twamubwiye ngo ambwira abo basangira ambwira aho atemberera yigeze abikora bigeze Fabrice wantereye company Fabrice uza amabanga yanjye ya company yarangiza akaba aziranye n'umwanzi kanema ndabarira ubwiza kuri icyo kintu nono kugeza aka kanya nkaba naragera ku cyongeraho kandi Fabrice nta kintu n'iki na kimwe mwigeze nkunkorera yaba ari mu cyaro nta na kimwe yankoreye yaba ari wowe nahaye akazi na icyo gusa muntu nukurunda mu rufata amafaranga mushyira mu bifu byanyu nonaha liste ya Fabrice ubikurikirane menye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kugeza muri uku kwezi kwa 10 uko yagiye akora ikinjiye n'icyasohotse iriya nimbwa bagendana niba ari imbwa nawe n'umusega amabi yarajyabo buriya nurira mugabo niyajyamo agakoresha imitungo yanjye nkakubwira ikindi cya kabiri ntabona uriya mukobwa amaye igisubizo kizima cyangwa uriya mugore uri mu cyaro yampaye igisubizo nshaka nawe ndakwirukana babaje ariko nkuko ari wabimbwiye ngo mpindure umukobwa undi we nahinduye afite experience muri ibyo bintu amaze gukora akazi ahantu henshi cyane mu cyo gize 20 kandi yabikoraga neza ndakeka ibingi uriya mukobwa nk'iki ukuntu amubonye araza kubikemura nyizera bwa nari umugabo sinjya nyemera ahubwo nemera ngo ndiki nyereka ibikorwa bye icyo shaka nyibone ibyo yakoze n'ibyo yakoze ahandi ntabwo ari byo yakorengeye Fabiola shaka none ibyo nkorera naguhaye irirwiri rimwe nibikunanira leta mwirukana mu kazi ntuzatekereze yuko kuba narakugize umwizerwa utarize ariko habuze abandi babikora ariko nuko nkwizera bro kandi uri umuntu wanjye uri kunyumva niba rero narakubwiye ngo ntuzigere nyangiriza icyizere ntukinyangiriza nzakwereka ububi bwa Fabiola Sinabibabwiza ko mwe ntacyo mupfa kirenze rega Radjabu ni karibu rero iwanjye finally ndahageze sirangiye uhageze dore Fabrice aba yanze ko mbinjiza mu nzu ngo yakunze ngo ino weather ngo na view ya hano ntago nari mbizi afite ubustani bwiza wahabonye nawe ahubwo uzo kunyibutsa dutware eba ningemwe kuri ibi bitse nanjye Celine n'umusirimu Siri bitse ni sawa meza neza ndakubona nari mbakumbuye cyane santsana kabisa barambwira ariko ngo wararwaye
urabona ibintu by'umubiri buriya umubiri byara udahatse nibyo se buriya umunsi ushobora kubyuka wumva wari tayari ariko ejo bikanga minsi jeno nagize akabazo ariko ntabwo ari grave ndi kumva ni normal this time. Okay. Ibiganiro byaryoshye nibajye no kubakira ariko natumye umwana araje abazana ibyo buriya iyo nakubonye mba nananyweye mba nanariye yego jewe wenda mumbarire kubyivangamo nibyo mba mbabwira nose mwamubona bibishye bino bintu koko tubwejanyije ukuri akufa bwingo ngiye wamubonye mba nariye mba nananyweye we ndabeke sifwa nawe impamvu Celine yakwemeye nino umugore wanjye jye ubimenyerega buriya umugore mukuru jye ubyongeraho nino umugore mukuru hagati aho ndabona warabaye n'umusore sigaye uryoshye uko ubibona noneho yongera arwaremo niba ari uburwayi bwamugize gutya yabaye iboga ndakurahiye kagira inkuru ko mwagiye nukuri reka ibibazo byanyu nubwo mwamumbwira nimwe bwenyine mufitiye ibisubizo ameze neza Celine umuntu ashatse yakongera akamusubizayo Burayi se Shani, bete. Sawa. Meze neza. Zuba rahari. Burasara harira aho tubaza naho hari nabonye zamu. Hashize akanya kanini nagiye. Na undi muntu uri hano. Amera ari muri kahaye hanze ntabwo mbizi. Ndeye narindi hano hari ibyo mba ndimo. Akunda gucuranga. Oya ntabwo uko mbikunda. Ntabwo bikunda kandi iyo mubona kenshi mbona ari gucuranga. Ubwo niyo mahitamo bahari. Zeko mbona ufite isoni. Oya ntabwo mfite isoni. Baromeze neza. Narimeze neza. Namwe se? Ndimeze neza. Wancurangira se n'ubundi mbona ubikunda kenshi njana mbatsanga ufite gitari. Gusa ntabwo ucurangira iki kandi. Dushaka bakibazo. Ngo se niba uri bugukereza aho wari ugiye. None yinje kureba zuba ako nimba natinze mu ndahita njyana. Rana we nikagura ibibazo ko twari dufitanye gahunda. None ndaje nsanga ntaho hari. Buri hangana nyine urebe ko byakunda umutegereze. Nyinda bamutegereje nawe uri koncurangira. Basa nagucurangira iki koko? Ushaka sinsanze n'undi uri gucuranga. Rero indirimbo ntabwo mba nzi gucuranga indirimbo zimwe. Iyo ushaka nta kibazo. Ukazuba je agasanga ari kugucurangira ntabwo byaba bibira. Ndiso hari ikibazo. Zuba noneho. Ariko nawe. Reba noneho ukunda aba yambaye nk'abamama beza. Ibintu kuki bino bintu byababayeho. Wansabye guhinduka urabona se ntarimo biza buhoro buhoro. Ibi nagusabye ariko ko wabusa gutya. Dore impeta ndacyayambaye. Diye. None urantunguye. Waruzi se ko nayikuyemo? Erega Celine ntago ari umwana mwe. Je murambikubwira ukambwira nabi. Ntago nayikuramo tutarara divorce kuko nta wundi mugabo ngiye. Celine ntago ari umwana mwe. Kandi nawe ntago ari mu. Sinavuze ngo ndamusubize. Akantu kuko nta wundi mugabo agira urakumvisha.
cyangwa uri gusubiza yo gusubiza ngira ngo yagushubije abwe ngo nawe ni mugabo agira kuva nta divorce igeze ntabwo ari njye yabwiraga ni wowe yagenda ari nsanzwe mbizi ahubwo ushaka kuba ari utabizi wabona nzanye ibibazo mwana nkubitira ko muri abana beza nta muntu ujya bivanga mu bantu bakundanye mu mugore n'umugabo si byo murangiye mbifuriza n'ubundi ngo mureke kujya mushondana nk'inkoko akora nishimye wa mugani wawe reba uzi ko mwebwe we umbabarire mbivuge gutya mu kinyarwanda cyeruye uri umuvandimwe urananduta undusha n'ubushobozi na Celine yewe nuko nta kibazo muri bakuru mwese mufite n'ubwenge ikintu wenda kijya kimbabaza ariko mureke nyivuge wenda nuko na rimwe mwakagiye mungira inama ariko ibaze ko ari njye bagira inama ibintu byanyu biri mu biganza byanyu mwabirangiza mukabikora inshuti se zibera hiki wenda uransinze aho ngaho ariko muzi n'ibindi wowe murankwakirira hano ariko umugabo wanjye ntago ndi bumuheze hanze tujye mu nzu mbereke oya naze tujyane come profita sha iyo occasion nawe ureba byiza banza byakomera n'ukuri kandi ngewe ntago mba nshaka kugira umuntu ngangamo ntago mba nshaka kuvuga ngo nagira nibazo nazuba ndamukunda ni mushiki wanjye mukuru nyine mba ngira ngo sinkora ikintu cyamubabaza nese ucurangiye hari ikibazo kirimo ntabwo yabifata nabi nyine ubwo nyine so mana mbese cyangwa ngucuranga basi mbwira ibyo numva nagerageza subira ndimbiriye ide waza ntacyo ndiri imbere iyo ushaka kera ariko nziza yakaranyuze uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwane za nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwane za nibyo bikuranga ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko baryumva abandi barucurika njye nzarwakira uko warumaye ibindi mbe mbyiritse uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwane zari byo bikuranga. Thank you. Sikuririmba. Ndagerageza. Nisoza yigishije nanjye. Ibi bintu biragora. Ntabwo biba byoroshye. Cyane ntekereza ko nta kintu kigoreye gikunda kiroroha. Ntuzabaze izuba tutazapfa gusa. Si izuba ni ngombwa ko mubaza cyangwa ni nakabajije. Oya nabonye abashaka ko inshuti ze abandi tudahura nazo tutagira iki bimubangamira kandi ntabwo tuba dushaka ko ibintu bikomeza bigakururuka. Oya. Kandi nta mpamvu. Wenda kuri njye nibwo byaba ikibazo mbaye nabishaka. Ko njye nta kibazo nanjye bikwisabira. Tuzareba nta kibazo tuzareba ko ntacyo bitwaye. ntabwo ushaka ribona no warongeye wambara bodaboda ntabwo nakwiyama
ni gute ushobora gukora akazi k'ubuzamu wambaye bodaboda? Ese waramutse hagize ikintu kiba wakiruka nka wambaye bodaboda? Nta bote ugira? mabuja nari nzifite ziratoboka munsi, nakandagiye igisumari zirapfumuka. Ntabwo uhembwa? mabuja ndahembwa, ariko urabizi ko mba mfite utuntu two gukora mu cyaro. Umukecuru wanjye Mbwira nimero Aba yawe nkeneye. nshyirira amafaranga. Nimero yawe nyibutse. 7 Mhm. 28 Mhm. 32 Sigura ngaho. 2,000 bata zigura 4. Izo nkweto zigura 4,000 wazirindana umutekano? Izo ngizo nizo zikomeye, ubwo wenda keretse umuntu ashatse za zindi nk'iz'abanyerondo. Zigura ngahe? Gira vuba bitaravamo. 8,000. Dore ndayakoherereje. Ningaruka nkasanga wambaye bodaboda tuzicara. Mabuja urakoze. Nari bikubwiye, nashatse ukuntu nabikubwira telefone yawe igacamo ariko ntuyifate. Ibyo nta kibazo. Aya mafaranga ntabwo nzayakura ku mushahara wawe. Ndayaguhaye ujye wambara izo nkweto. Gusa mabuja, Hari ikintu kimwe nshaka kumenya kandi ukacyitaho cyane. Nakomba ntahari. Se nakubaza. gusa nta kibazo. Hari undi muntu utari uriya muhungu unkorera ibyo winjira muri uru rugo? Mabuja, nta wundi muntu ujya uza uretse ba bandi b'ibishingwe n'ababa baje kwishyuza umutekano. Njye rero mu buzima bwanjye nta muntu ngira nizera, yaba wowe nanjye ubwanjye ntabwo niyizera, kuko ndahinduka nk'igicu. Kandi nshobora kugusekera kandi kanya nkakurya. Nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo niyizera, kuko ndahindagurika. Utazabona tuba turi kumwe aha ngaha cyangwa nawe nkuhaye izo nkweto ukumva ko wagezeyo, sibyo? Ndashaka rero hano muri uru rugo uretse n'umuntu n'ipusi ninjira njye mbimenya ko ipusi yinjiyemo itari isanzwe igenda muri uru rugo. Nicyo nguhembera. Ndanakongeza umushahara. Buri kantu kose kabereye hano mu rugo nkamenya. Kandi ntabwo utumye ngo ujye kuvuga ngo ako kazi narakaguhaye. Akazi kawe ni iki? Ni ku gipangu. Ni ku gipangu. Akandi nkongereho ni iki? Kumenya umuntu wese winjiye hano N'igikorerwamo hano. yego. Umushahara wawe ukwezi kwarageze? Kwaburagaho iminsi 2. Ihangane gatoya, iminsi 2 uzaba wayabonye. Tegura ibintu byawe, mu gihe gito nzakwaka ushyige kureba mukecuru. Ariko ntabwo uzarara, uzagenda ku manywa. Ndashaka kuzaza hano nkirirwa aha ngaha nkaruhuka mpari, noneho umunsi umwe uzinduka ugenda ujya kureba mukecuru wawe ubundi ugaruke. Ese mabuja, mu ntara ari kure, ubu nzagerayo nongere koko ngaruke? Ntabwo ushaka gutaha? Ndabishaka. Urashaka igihe kingana iki? Nshakaga wenda uzampe nk'iminsi 4. Uko uzabitegura nyuma uyu mwaka nurangira rero. Ko faveri nari ngwaye ntabwo ikunze, ubu umwaka nurangira nibwo uzajya kumureba. Nabashe kuruganiza ibintu byanjye kuko ntabwo wasigaranga kuri gate nta muntu uriwe. Nta kibazo, nagenda nibura n'udufaranga tumaze gutubuka nkagira n'ikintu siga nkoze. Urufunguzo mugande yarusize? Yarunsigiye. Yaragusigiye neza hore. Kuko yarusize kuri gate. Urufunguzo rwa salo yanjye yasize kuri gate?
reka nduza urwo kuri saro rwo rurahari ahubwo urwo kuri Urarufite gate ni rwo oya ruri muri korodoro. yagusigiye urufunguzo gute afata urufunguzo rwanjye akarugusigira Yarunsigiye ubwo kuko nicyo ashobora kintu kuba yarazi kuri icyo nicyo nashakaga sasa gute afata urufunguzo rwanjye akaruguha wowe nawe ukarwakira. Yes. Ni karibu. Nayo merci. Rumeze uteze. Ndaho nyine bisanzwe. Ahantu rero bana yanjye sinzi nkunda nature ndakunda cyane. Urabona ko niyo bwije mba nicariye angamba numva ariho hantu hampa amahoro. Hano ni heza cyane ariko nakabeho ndumva katangiye kuza. Umugore wakabeho kabari kenshi. Kuki ukunda kwicara ahantu nyine uri wenyine witekerezaho? Biba ari birebire wa muvandimwe we, mfite ibintu byinshi mu mutwe, mfite amaproje nk'uko nabikubwiye ubushize araninga. Akirimo kuntesha umutwe urumva nyine iyo gitangira companies iyo ukigaruka mu gihugu ntabwo biba byoroshye. Noneho nkagira n'ibibazo nerwa na wa mushuti wawe. Nawe urabizi. Ndabizi nta na kimwe gishyashya kuri ngewe. Ese ahubwo amakuru ye urameze neza. Ni ibiraho bisanzwe nyine nta kibazo cye. Ariko ujye ugeraho nawe witekerezeho ku bundi buzima bundi butari ubwo ngubwo. Ntabwo gutya wabimara mu kwezi ku 2-3 ngaze byongere bikomeze. Ariko se reka nkubwire. Put yourself in my shoe. Ari nkawe uri mu mwanya wanjye tuvugishije ukuri. Ibi bintu byakorohera kubyakira. Ndabizi ko bitoroshye. Sikura mugore yambwiye ngo nabyaye niba yambwiye ngo nabyaye nk'inzoka. Ngo nabyaye njugunya. Uzi icyo gikomere. Ari nkawe nuko nyine wari umugabo ntago wumvaga inda k'abagore. Umuntu wagiye kugise inshuro 2. Umugore mugenzi wawe ari mu rugo rw'umugabo wawe mu mitungo yawe akakubwira ngo wabyaye nk'inzoka urajugunya. Amafaranga abeshejeho n'uwo mugore yose ari wowe wayastruggling. Ari nkawe wabyakira. Tujye tuvugisha ukuri. Ntabwo biba byoroshye rwose si ukubeshya. Gusa nyine nanone buri gihe cyose ntabwo umuntu ahereza umwanya ibibi mu byo atekereza. Sometimes ugera igihe nyine relaxe, ugire inshuti runaka muhurira ahantu musangire, ujye koga, ukine ukore siporo. Ntabwo igihe none se ubu ntabwo iminsi yose wahora utekereza ku kintu kimwe Celine. Ariko Gerard muba mugira ngo nkore iki koko? Muba mugira ngo mungerageze murebe uburakare bwanjye? Muba mugira ngo bigende bite? Ariko se mama ko wantumenye nkaba ndimo ndashakisha urumva erega ikintu utiha ntabwo wapfa kugikora. No kuvuga reka nkubwire. Nese nakohereje kujya kuryama aho mu cyaro, nakohereje guhinga cyangwa nakohereje kujya kunshakira umwana. Aha, ubashize igihe kingana iki? Buri kwezi ntabwo mbaha amafaranga. Ni iki kintu ubwo icyo cyaro kiranga ni iki gishobora kutabasha kugira. Wumve ngo ahantu ndi ni hanini cyane ku buryo kwazenguruka n'amaguru. Nta mihanda ihari. Reka nkubwire rero. Narihanganye bishoboka, ndategereza bihagije. Wembwira niba akazi kakunaniye cyangwa nge nifatira umwanzuro kuko umwanzuro njya menya kuyifata cyane kandi byihuse kandi umwanzuro ukakaye. Erega waragiye uratimaza hari warashashura ryama. Ubwo si cyo cyaro kingana gute ko udashobora no kumana amakuru n'amakeya. Niyo wagerageza nibura ntiwanagerageza ukanambeshya. Nibura nkumva yuko ari ikintu cyari kumbeshya gusa ngo uracyagerageza uzagerageza kugeza ryari. Nta mwanya rero mfite wo guta nawe. Kuko ntabwo ari we mukozi wenyine mu gihugu. Niba utabishoboye ngwaye iminota 45 kuba umpaye igisubizo cy'icyo nakora nanjye nkwereka icyo nkora. Ntabwo buri kwezi uhembwa.
aho ngaho uri ntabwo buri kwezi amafaranga yawe asohoka, hari ubwo uri gukorera ubuntu. Ese ayo mafaranga ubu naturuka hehe? Ndashaka umwana, ndashaka amakuru ku mwana. Iminota 45 mbwira icyo wakoze wakora kugira ngo bishoboke. Bitabaye ibyo nge ngo haye iminsi 2 kuba nashyizeho undi mukozi kandi arabishobora. Urabizi cyane rwose. Ntumpatirize kuba nagira ikintu kibi nkora kandi uranzi neza. Narakwizeye, urabizi ko nakwizeye. Ntumpatirize rero. Kuko nshobora gukora agashyi kumirwa. Nkeneye amakuru ku mwana wanjye, ibindi byose nta na kimwe nkeneye kumva. Noneho ikimenyimenyi reka ntanakubwiza ukuri. Aya mezi ashize ntago nzaguhemba tarabanza kumikira icy'ingenzi. N'amafaranga yose yanjye naguhaye ngo ukoreshe uzayansubiza. Oya. Marera icyo nshaka nanjye ngo icyo ushaka. Okay, murakoze cyane kandi ntimundakarire, ndimo ndakora ibishoboka byose. Ni icyumweru kimwe nguhaye. Murakoze. Wowe noneho ufite ikibazo, urimo no kwitera ibindi bibazo, uri kwiyangiriza ubuzima. Ntabwo ushobora kubyumva rega. Nje ndabyumva. Uzi impamvu Imana yemera ko bamwe bagira ibibazo abandi ntibabigire, ni kugira ngo abatabifite bahumurize ababifite. Ntabwo twese twahurira rimwe n'ibibazo. Ariko nawe ubwawe ushobora kwicara ugatekereza se ibi ndi gucamo nyuma yabyo nzaba meze gute? Ukiyubaka man, ukiyubaka ukareba ukuntu nawe wahindura imitekerereze. Oya, maze kugenda niyakira buhoro buhoro. Igihe gishize mbitekerezaho, nagerageje inzira zose, ubona birimo birangora. Ndabona wa mugani wa Radjabu ngomba guca bugufi, nkahinduka nk'uko yabinsabye, tugatahiriza ku mugozi umwe. Akampa chance yo kubona abana. Ibyo bintu warabitekereje? Maze igihe mbitekerezaho cyane. None se ubundi wowe ubona guhinduka nyine, erega guhinduka banakubwira. Urabona twebwe hano tuba muri Afrika, cyangwa mvuge mu Rwanda cyane ko nge wari naho nzi cyane. Nta kibazo. Ntago uburyo wari ubayeho n'uko wari umeze iyo wari uri. Niko wasanze se hano tubayeho? Oya, sha ibintu byarahindutse cyane mu Rwanda. Njewe ndi umusore, narabikubwira nabizi. Sibyo? Hari ubuzima nzi bwinshi. Ni experience nkura nyine kububatse, abagize gute, n'abatandukanye ngiye mura nabo. Sibyo? No kuvuga ngo rero wowe nawe nk'umuntu mukuru ushobora kudakora ikintu kubera yuko ukeneye wa muntu, ahubwo ukagikora kuko hari ibyo ukeneye umukeneyeho. Cyane ko no guhinduka kwawe ukaba umwana mwiza ni wowe bifitiye inyungu. Ahubwo se reka ngusaba akantu kamwe. Amakuru. Se nta no kubona ko umuntu agufitiye urugwiro. Ubu none urashaka iki? Mbaje rega no kugusuhuza, numve n'ukuntu umeze. Ese zo ntubizi kera? Ibuka cyagihe nagutere nkujyana mu modoka cyagihe yari hagaze mu byondo. Urabyibuka? Kujya udukwe tutandwa tw'umweru wari wambaye. Ntabyo ntago ubyibuka. Ariko gihe buri kimwe cyose mba nyibuka. Urumva ariko ntabyo wa wibuka. Hanyuma nimbyibuka biramarira iki? Wibuke aho twavuye. Inde nandese? Hano. Usuri ikigoryi ujya usara mu mutwe cyangwa ari nyabingi zigukoreramo? Ndi muzima nta kibazo.
wambaye se kuri kuntera icyugaze wamvuye imbere. nigiyeyo Zuri hari agatekerezo naringize cyagihe ubushize uri bwiye tuganira urabyibuka tuganira ugira ngo cyungomanga mu gituza ngo ibiki n'ibiki byadanje noneho nyemerera umpa iminota do reba 2 minutes Vuganya kuvugiriza induru ibirenge wavuze ibyo uvugishwa. Ni ngombwa ngo uzundodore mu matwi uvuga ikikugenza uvanga mu biruhande. Wagiye ugira umutima mwiza mwana. Koko pe. Ako zu reba nk'ejo bundi mabuja aza. Buri ibintu wikoresha kuriya ukaduteranya ibintu tutanakoze buri ubiterwa n'ikizu. Uko nabishakaga. Ntago uzi yuko iyo ugize neza birakugarukira niyo ugize nabi birakugarukira ntacyo bintwaye Zuwahinduye mwangira ute se mwebwe wahinduye ko mutanandenza n'amavi ntago twakurenza pe ariko nawe gerageza uhinduke nibura ushyiramo akantu k'inyorosho muri uru rugo ntago mpindutse rero ahubwo ubu nibwo ngiye kuba mubi kugira ngo mbone neza Sana sha umaze iminsi wihugiyeho nanjye nihugiyeho nkibagirwa no kukubwira story zigezweho sibwo ko ntagusekeje nese nyine kutansekeje uziko ntiwibuka ko ubushize nakubwiye ko nasabye Fabrice ko nzanzanira Radjabu tabyibuka uziko yamuzanye sure yaramuzanye baje ryari se ejo bundi hari kwa kangahera hashize nk'iminsi nk'itatu yaramuzanye nyine ya diru twapanze neza nizere ko Celine nizere ko umva nawe uranzi nyine trust your girl now ndamubeshya mwigiraho marayika mwereka ko nahindutse ko ntakinywa amayoga ko ari ngiye mugore w'isezerano n'ibiki urumva Chérie nyine byagenze gute mbwira neza nagugiyeho nese Fabrice arahari se yarahari nawe akajya ashyiramo umunyu erega Fabrice aba yifuza ko nasubirana na Radjabu kugira ngo nawe abonere hagufatira ndabizi none se nyine mpa amakuru neza Radjabu urabona hari ikintu kiri guhinduka ukuntu nabibonye nk'uko twabivuga ngo aracyafite santima birimo neza ahubwo birimo neza ngo noneho wabibonye bwo ako ibira bintu nibyo kurusha kumuzanaho amahane ugira iki umutuka ibiki ibingibi ndabona ari byo saba none se urabyizeye Celine ibaze hagize ikintu kiba agasanga tubona ikibazo ntabwo ndi 100% sure ariko nanjye ntabwo nahita mwiha kuko bazi ubwenge I know natwe tugomba gukoresha ubwenge bwacu urumva ntabwo twaba ibicucu nyine nzamutwaza buhoro najye tangira kubizana iby'ibiki mu bukapinge mubwire babe tuzabonana ubutaha ibiki n'ibiki tumubeshya mpaka tugeze ku nshingano yacu uri kuntera ubwo ibintu uri kwikoresha ntago ari byo ntabwo wagombye kwitwara kuri ibyo nibyo nshaka ko mugira ubwoba mukaniye ahubwo nudacunga neza no mama nazo ushobora gusohoka muri uru rugo yibaze kweri ubu ni imipango uri kumpangira nese ungiza unzize iki nutajya ku ruhande rwanjye uzava hano muri uru rugo kandi njyewe nza ngo nkugira inama nta ntama zawe nshaka urajya ku ruhande rwawe gute udashaka ko nkugira n'inama ubu niba ushaka ko njya ku ruhande rwawe wahagombye kumva n'inama zanjye njyewe nkugira niba wumva ubishaka umva n'inama nkugira uhinduke ariko bushize nibagukubise gusa none waza kubita banakomeneho n'amazi ashyushye ubwo se nzaba ngiye ku ruhande rwawe umva inama nkugira zuba urabizi urumva njyewe hano ndi umuntu mukuru kuva kera mukiri utwana duto kugeza igihe ukuri ukaba inkumi dore igihe ugeze mu ngubu ugeze mu gihe cyo gushaka ngira ngo urabibona urumva ntubibona rero gerageza wumva inama nkugira njye ndi umuntu mukuru hinduka pe witware neza kuri barabavandimwe bawe urumva ubitwareho neza birabyo kwifata ukabateranya ku kintu batigeze banakora ntago ari byo
kandi bikugarukira n'akazi n'akazi kawe umaze kungira kawe. inama reka nanjye ngusubize kandi iyi ni gasupa nyuma ngiye kuguha sibyo ibyanjye n'abo bavandimwe banjye ntabwo bikureba kuba usaze muri uru rugo ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza kumenyera no kunyigisha uko nitwara sibyo jya ureba ibikureba nawe rega nta bwenge ufite uzi umuntu w'umusaza umaze ahantu akorera mu rugo rw'ahantu imyaka 20 nta kintu arigeze bomba wowe nta kibazo ufite ahubwo imba numva nimbyara n'umwana nzamuraga kuza kuba umunyezamu hano ngo mva imbere none se zo mbabarira unyemerere navuze ngo mva iruhande nkwemerera iki mva iruhande caho ihute dore ko ukunda imigeri nka moto cishwa hano senye kandi urashaka ziba mva iruhande nkangegera reka nkubwire mama naramukaje reka nkubwire zamu uzahava ugendesha akaguru kamwe nk'uko bavunnye akaguru sawa nibikugarukira ziba uzanshaka nawe gusa je sinzakwiryaho nzemera inama ngiye bashaka nyamunsi yakubonye shaho ngabisaba rwose none se mbwira business wari wagiyemo sha nyine Thailand byagenze gute sha byabaye ibibazo urabeshya cyabaye bibi nyine nuko nabuze umwanya kukubwira ntago byari bibi cyane ntabwo byari sawa cyane ariko none se container ntazo wapakije nazo sha nko nyine come on mpamvu nyine mvuga ngo byabaye ibibazo sikomba nihugiyeho my sister nkibagirwa no ndabizi ko nawe utoroheye ushire wanjye ndabizi pe ndabihumura ndabizi ko wowe banze urwane n'ibyawe byanjye nta kibazo pe nta kibazo pe birababaje sha birababaje ariko none se uriya mutipe yaragutengushye ariko nizere ko nta mafaranga bakuririyemo Yesu uza amafaranga yagendeye ntabwo wabinkwa suguru ubundi utekereje neza umva amafaranga yabura kugenderamo ubuzi ko narinzi ko twa expecting containers byihorere ni birebire ariko nta kibazo hari impamvu njye nizera ko ikintu cyose kiba kubw'impamvu nta kibazo byihorere byo tubyihorere anyway ubuminduriye muduri I'm sorry darling ako bizacamo cyanda nizera Imana ngiye ko bataduciye amaboko nibyo amafaranga se aho twayashakiye barahazi yako nta kibazo urumeze neza se wowe meze neza bebe ariko se kano kabehura ko ndumva undemye icyizere maze umva icyizere ko bizagenda neza nanjye ndumva natangiye kugira icyizere ariko mana wambabariye ko kumana wambabarira Radjabu ntazahinduke akemera akagendera kuri ritime yacu ako nawe numwereke ko nyine ko ariyo target ushaka ukuntu bigenza numwereke ko ariyo target nunashaka nyine ko hari ikintu kiba hagati yawe nawe ntukajye umwereka ko ntukajye uzanamo ibintu by'abana cyane ntuzahite uzanamo ibintu by'abana cyane hano mami bite njyewe nta kuntu meze urabizi ko nsize mu rugo rwose nta kuntu mba meze none se ubwo wowe iyo umbaza ngo nabaye iki ibintu bimbaho muri uru rugo ntabwo uba ubizi nta kibazo buri gihe jya ugenda usiga nyine usiga njyenyine bashake bazanyica umenye ko ari njye mwana njyenyine ufite noneho bakoze inama banshyira mu ruziga sha baranko babanamena amazi mama nawe ntabwo ukinkunda usigaye wigira muri misiyo zawe warangiza ukagenda utanambwiye byibura ngo urebe n'ahantu wanancumbikisha noneho runo rugo ugiye kuzatuma ndugwa ibaze ko Chantal yamfashe akanshyira ku mureka imvura ikanyagira none ndimo ndatiti none se ubwo wahamagaye tante basi akaba ariwe ntigira ngiye ko runo rugo ntarugumamo umunsi uzaza ryari ubu urimo uravuga ngo ejo se wari wambwiye ngo uzaza asuze iyo ugiye kugenda ntabwo mbwira ngo nyine nanjye mbimenye urifata ukagenda nase ubomba wowe biri bugende bite
nta nubwo ubuzi niba nanariye cyangwa natariye ntaribe mami ntaribe nawe nta kibazo. none se wajya ugenda umbwiye basi nkamenya n'aho wagiye. njye nzajya nirwa nkubitwa hano muri urwo wagira ngo ndi ingoma y'abaporoso. Dear, You're welcome. thank you. Once again. Ako muri no minsi sinzi ibintu none urimo kwishyiraho. By'ibikize. Kuntu sarasa nabike pe. Nibyo? Oya ngo cyagene nyirimo gutseretsa bwa mbere kabisa duhora. Dear. Nari ko nayindutse kuko kiragiye nta matatu nari mfite. Ubwoba noneho Celine my son. I love my son. Mungu wacu? Of course. Who else? Izora kandi wabyaye muri ya minsi twari tumaze tutobona. Oya, na undi mwana nigeze mbyara. Sure. Ni umuhungu wacu. Ahubwo hano hasi ndashaka kongeraho and daughter. Hana cyozo n'uburenganzira bwawe. Ko nabana banjye nkunda cyane nibwo buzima bwanjye by the way. Okay. Hakura bafite kandi nanjye ndahari. None se meze biki? Shari kabisa. Meze neza. Poa. Tuko ntabwo ujye nkumbura. Birarenze na mama natero cyangwa nkazanga nuko na Fabrice na none musize. Mbash kwisanzura. Nibyo se. Sure. I missed you by the way. Birabyo mba nikaraga nisaza nagize gute nisharerega mba nanafubishe ko warongoye undi mugore. Kandi isezerano wampaye wararitengushye. Diye reka mbwira ikintu kimwe buriya ubuzima buriya abasore bavuga ngo ni maisha ni munyuma kopanda na kushuka. Hari gihe buriya byamarutse ugasanga umuntu wenda ntago banavyumvishe kimwe ariko ikongera bikaha ibindi ugasanga tunongeye turahuye gurya. Bikabira kunze. Okay. None se. Icyo warumumbuye. Ukuntu usaba byonyine. Diye, uri kuntungura. Nibyo se. Okay. Sinzi ikintu uza gukora kugira ngo ubonye nkubona kenshi gashoboka. Oh my goodness. Ndahari wese. Arise ndagufite. Utamfite ega ibintu byose wakwigira ibyo wakwikora byose ibyo nakwigira byose. Gute se? Niwe mugabo wanjye w'isezerano. Papa se waba byitayeho kubizana ikintu aba yitayeho kandi ari shani cyangwa nikita akomye gato yaza yiruka. Narambwira ngo ndi umuntu mukuru ngo nimbikemure ngeze ndi umuntu mukuru mbikemure gute. Nta kibazo. Muzi uko nameze nk'umurozi. Ubwo nyine ndaza kukuvugisha nyine. Ako nawe ujye umpamagara. Sawa. Nanjye ndagukunda. Ukaba utanze amakuru y'ibihuha. Amakuru y'ibihuha se mbwiye. Umutindo ugira ku mutima uzaba kugezaho wa mwana we. Yakoze birabyombo nicyo narinje kukubwira. Shanta ngiye ngo njye koza ibyombo. Ega mbitse amabanga menshi. Sinda nyine ugiye koza ibyombo ndumva nane mfite n'ibitotsi. Kandi ntago ndi bugutegereze kubera yuko murabizi ko murira ku byombo bihanaguye kandi byumutse. Nizere ko ibyo ndi kuvuga uri kubyumva ariko. Sibyo? Ako se umuntu ntago bari kubyumva tugende. Cana tugende nyine. Jya imbere.
reka uratwite nyine kandi ugomba gukora kugira ngo umwana amenyera. ahubwo se waretse tugakomereza filime inside of course kano kanya se ndagukumbuye nushaka ubyumve kandi naje nje oya tuza ntago nasubira ubushize waraje na Fab ari ubwa mbere ugeze mu rugo rwanjye ugenda umwana natumye byo kubakiriza ataraza kandi n'ubu urashaka guhita unyirukansa unjyana mu nzu ubwo ibyo byiza so twabifatira ahubwo nibyo se urabona gute wait a minute wait let me ask you something tell me ubundi nk'ubu seriously wansabye guhinduka narahindutse bya bitabi narabiretse kugira umujinya narabiretse ibintu by'ibiyoga no gutukana narabiretse waretse tugapanga ko kukamuza n'abana banjye please ndashaka kubona abana banjye sweetheart please my love sirburetse gatoya what is it babe ntiyari papa siyo kugira ngo ntumire hano iwawe mu rugo ibi bintu by'abana niba dutangiye kuryoshya gahunda urumva ukazana ibintu by'abana this time urumva udatangiye kumimukira abana baretse ibyo narabikwemera ariko mbabarira sibyo tukomeze gahunda twaye turimo ariko abantu wimbihiriza kabisa sibyo wimbihiriza mbabarira ndabigusabye hako babe kuki uhora wumva ko iyo mvuze ku bana banjye nsa nk'ubaciye nk'amabere kamo urakomeza story nk'izo ngizo nabwo ngo zihorere iso zihorere kabisa ibintu by'abana tugira imwanya wo kubiganiraho ntabwo aricyo cyanzanye come on bari abana nabanje nawe sibyo come on dia sibyo ibyo bintu bya uretse gatura what nubwo nemere kugukoraho nabwiye ngo umva ukuntu hano turi sibyo abana barasakuza urumva aho twigire mu nzu tugira uburyo tuganira ntabwo urimo kubyumva utangiye n'ikindi kiganiro cya subject nk'ingiyo y'abana this time ntabwo ari igihe cyo kwana ku bintu by'abana urumva akora Radjabu kuki igihe cyose mentionings abana banjye biba nkaho ari virus mba ngushyize mu it's not a virus but they are my kids when you I know ariko rero and then what nk'ubu nakoze ibishoboka byose nanyuze mu nzira zose zishoboka wansabye guhinduka narahindutse what else do you want from me my life do you want my life n'ubuzima bwanjye ushaka ni iki wifuza kugira ngo mu burenganzira ku bana banjye nicyo wamagariye ni wawe ntago aricyo nagwamagariye ariko nabyo tuba tugomba kubivugaho kuko n'abana bacu by the way ntago ari abanjye gusa ese ubona bari abana igikomere wabateye mu buzima uzabibasobanurira ngaho rekera nabyumvise mu munsi bamenye ukuri please don't touch me please babe come on Mr. Chantal urabona ameze neza ndabona ari ibisanzwe nyine ese urambaza iki ko nari mbonye nyine utari mu kazi ndavuga kandi nicare turi tuganira urashaka iki ngo nyiguhereze ntacyo meze neza nuko nanjye ngo tube turi kumwe akanya gato Tanti hako abana bahamushaka we ngatara gukunda musikara y'umuntu twisanzuraho murakunda fana iki nabuze si tantine waje ngewe ndi tantine wanjye mvukana na nyoko ntabwo muvukana narabiyamye ndabiyama nongera ndabiyama
sinshaka agakururu kanyu. Aha ni iwanyu, buri munsi mpora mbibabwira ndi umukozi. Niba hari icyo ukeneye mbwira nkigura, ariko niba nta uzi ukeneye mva imbere. Sinarwa nakitwakira ngiye nyine mba nshaka kuba ndahantu uri. Niyamye agakururu kanyu n'agakururu kanyu mumbabarire mu mamahoro. Niki ntacyo mpfana namwe. Yaba ari musaza wawe Shani, yaba ari Zuba, yaba ari nyoko, yaba ari so. Icyo dupfana nakazi kuko ngi hano mfite akazi kanyishinzwe. Bimeze bite se kandi muvandimwe ko wari wambwiye kutari bunyura aha? Kuri witire mu rugo ukajya kuganira na madamu bigenze bite none ko warakaye? Wade hape? Shafa buri nibyo kuko ntabwo nagomba kunyura aha ngaha. Ariko biba ngombwa ko munyura. Mungu wanjye mana yanjye. Sema. Nyibwira rata. Bibaye ngombwa nyine ko mpanyura. Urumva? Nduko yawe niriranywe umunabi ku kazi. Ntago mbyumva uburyo seri nateri wanjye. Urumva? Akagenda gafata umwana gahondagura. Hasi wawe harimo umwana y'umwana ugikubu wakubitwa nk'uruhinja kandi. Ako Celine nzamukorera iki? Nzamukorera iki? Yagize atese kumsobanura. Acunga none utudahari yabagiye na madamu. Akinjira mu rugo sinzi nuramuza niba nzamuhindura umuzamu. Kandi naramubujije namubwira uramugore igihe cyose azajya yingukira aha ngaha. Urumva tudahari. Cyo kumirira iyo ngiyo hirya. Ntakamwemere kwinjira mu rugo. Yarinjira aragenda mu rugo aravuyanga afata Zuba. Ngo akishyira hasi arahondagura. Nge narababwiye ngo mu bana ba Radjabu nta kintu mpfana n'abana ba Radjabu. Sinzi ikintu mucakaho. Kuki munyikurura? Mumbaza iki? Niki cyanyu ufite kituma muhora munyikurura? Sindi nyoko senge, sindi wanti wawe uvuga kuko simvukana na nyoko, sinanakifuza kuvukana na nyoko kuko ni ikibi. Sinanakifuza kuvukana na so kuko nawe ni ikibi kirute icyo utekereza. Ubwo rero niba nyoko nasari ikibi namwe muri bibi. Sinzi ikintu munshaka. Ndicara ngo ngiye kwituriza mukaza kumbuza amahoro. Izo nkondo rero iwanyu batabahaye sinzi impamvu muzimbonamo. Mushaka wiki wo? Musuga Chantal nimba rero tugira hano tubwira neza. Ubu se ndi kukubwira neza. Ninge byose wabyishe. Ngiye kwambira ko sinakintu babintu bisugira umutima mwiza. Nashobora ikintu cyose tukwatura kiduha. Ntago nyine ugitubwira nabi. None ubu rero reka mubwire wari uzi ko ndi umuntu mwiza. Sibyo? Wari uzi ko mbabwira neza. None ndagira ngo nkwibwirire neza. Ndabanga. Mu buryo udashobora gusobanukirwa. Muntera iseseme mukantera kuruka. None uko murushaho kunyegera mugatuma ndushaho kubanga. Kuko nta kintu mpfana nawe. Uzi ko burangereranyije. Reka mubwize ukuri ngereranyije. Burazuba n'umwana. Kuko nibura we turanahangana. Sibyo? Ariko mwebwe sinzi ikintu muba munshakaho. Chantal we muntu muri ubwo twisanga. So we nago ubona situation turimo. Izo situation zanyu ntago nge bindeba. Nugukubura nkoza ibyombo nkakoropa ngateka ngafura nkoza tuwarete nkafura ubukariso bwanyu busuteye bwanyu nkandurura ibintu byose. Sibyo? Nyoko akampereza yanjye. Murara mu mamatora meza nkarara inyuma y'inzu. Nta kintu rero mpfana namwe. Sibyo? Ese Chantal kababazi ko ngiye na musaza wanjye ubizi ko tugukunda tujya tuza tukanagufasha no gukora imirimo ari we muntu twisangamo basi ubu ngubu twakoze iki ubuse nawe uradutererana turaba abandi biragenda gute? Uzi ikintu mwakoze? Wowe yaba na mwene nyokuriya murambangamira. Iyo mirimo muza kumfasha murambangamira. Uko kuza munsanga murambangamira. Nubu wicaye uri kumbangamira. Ubaye byiza wampaguruka imbere. Basi tubabarire Chantal basi nimba waretse kumbangamira mukobwa we. Ikibazo.
ese ko yatinze kuza we ntabwo baramubwira ko twaje sibyo basura umukozi yamubwira byashoboka ko bataramubwira ubwo bari tubikora gutyo nakubwisha Celine Dana oh my god Celine yes babu yesashimwe ahembaza umeze neza Dana yesabwe icyubahiro agiye habwa iki yesashimwe sorry nari nsa n'umuntu uryamyeho byumvikana ugomba kuruhuka nani byatari aha nibagiwe Dana uri mu mwanya wo kubyaka oyazi amushuwaisha koze ko mwakoze inama wumva utuje utekanye ndakuzi Fabio narakukize ku ruhande ndabari n'ujuzo nzajya nkaguha nkuko wabivuze ameze nyenda kina ntabwo wabinkora kariho amazina yese cyangwa nifuza ndashaka kuzamushushanyaho ndi kwiga gushushanya ababaje ibyanjye meze utese tumeze neza ariko wowe buri munsi ugenda uba mwiza oya mwiza cyane hu kabya urakabye uyu ni kuko ubishatse siko wagira ngo wihitiyemo Imana iri mirema aha shamva Fabri tubwire kuki waryamye se kuki waryamereye cyane watinze kuza nyine twicaye hano iminota myinshi undi suni twabaye nk'abavandimwe ni mu mwisanga seri by the way happy belated birthday bikosho biragiye ugira ngo birambana nabifasheho ko umva but nyine thank you ariko twabuze uburyo tuza nta kibazo enjoyinze ariko kuzaza nyine nka profit ukaganira na wa muvandimwe yari yakubisemo kaka ntabwo wabinkora yari yaje ko urumva yahabura kuki utampamagaye ntabwo uzi ukuntu mba numva nifuza ko nyine nk'ibintu byanjye byiza nyine nk'abashyitsi banjye Dana yajya bakira ibaze tuvuye ku bya wa muvandimwe tuje ku bya Dana ndabyifuza rega njyewe rega rega Dana ntukagire ikibazo njyewe kuki utatubwiye ariko ubundi kenshi umuntu yapositinze nanjye suzi ko se biriya bintu nta nubwo nari mbizi ntabwo nakitegurira BDP ntabwo nari mbizi gusa nabonye nyine bintunga ariko nabishyize no kuri status nari nzi ko wenda mwabibonye ariko twari tunahuze hari meeting twari turimo ikomeye ntabwo byari gukunda pe ko tuboneka nushaka amata ikivuguto nushaka amata yo ikivuguto ndayaguha akenyegeza ibisabo mukunda wese gira icyo nakwibariza
mbe muntu ukunda wese gira icyo nakwibariza hari icyo wabonye cyakurutira urukundo mbe muntu ukunda wese gira icyo nakwibariza hari icyo wabonye cyakurutira urukundo ndugukunda yo mu mutima wawe umuhe wose ukungana muhe umutima wawe umuhe wose ukungana numbe nyagwa gukunda umurinde kubabara yoku ndugukunda yo